Bakunzi ba MT22 turabasuhuje neza komeze neza kandi turabashimira kwa support yanyu mukomeje kumudusapotinga. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo rya 9. Isomo rya 9 mwibuke ko twageze mu cyiciro cya kabiri cyo kuvanga amanota y'amajeri atatu akabyara injyana. Twahereye kuri do na fa na sol. Ubu rero tugiye kureba re. Ese re itegeka ayahe manota abiri ku buryo ashobora kubyara injyana. Re nubwo tuyizi itegeka sol ndetse na la. Muke kora twabonye uburyo bungahe butatu dushobora kwikanda, ariko ubukungahaye cyane n'ubu ngubu. Okay, arabukanda gutya cyangwa se gutya, ariko ubukungahaye cyane n'ubu muri melody zitandukanye nagiye mbereka kugira ngo muzasubira inyuma, ngira ngo butatangiranye murebe ra uko isobanurwa. Re itegeka sol ndetse na la. Muri make ushobora gukuramo indi njyana ushobora ivanamo sol ndetse na la. Ahangaha ushobora gukoresha urutoki rw'igikumwe ucuranga hano, then ugakoresha urutoki rwa mbere umanura uhere ku murya wa 4 cyangwa se wa 3. Re imwe za 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 re uhere ku murya wa 4, igikumwe ku murya wa 4, frank uhere ku murya wa 3, sol bacuranga uhere ku murya wa 6, umanura na frank yawe uhere ku murya wa 4 cyangwa 3 na la. Alright, byagaragaye Imana y'umugisha. Nzishimira cyane practice zanyu, kandi mwibuke kudufasha mukora subscribe ndetse na share kugira ngo abantu nabo bamenye gucuranga mu buryo bwiza kandi bukwiriye. Imana y'umugisha cyane.